Rero ndabasuje mukande subscribe kuri YouTube channel bari kubazanira akantu k'ubwenge. Muri iyi minsi abantu bari gusuzugura Imana cyane bikayitera umujinya mwinshi cyane. Bivugwa yuko muri Bibiliya harimo ubuhanuzi buteye ubwoba Imana yahanuye ivuga ku urugero nko mu Byahishuwe hariya nko mu Byahishuwe ku gice cya 16 ku murongo wa 2 ushaka wahera ku murongo wa 1. Nuko mu Byahishuwe 16 ku murongo wa 1 haranditse ngo numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti nimugende musuke mw'isi izo nzabya zirindwi z'umujinya w'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu buhanuzi buteye ubwoba bwanditswe muri Bibiliya, ariko abantu tukabyirengagiza tukumva yuko ari ibintu bitabaho. Gusa ibi ni ibintu bizabaho ku bantu bizera Imana, bizera n'ijambo ry'Imana. Mujye musoma Bibiliya cyane, mu Byahishuwe haba harimo ubuhanuzi butuburira ngo dukiranukire Imana hakiri kare. Gusa ubwo Imana izazana umujinya wayo usuka mw'isi, icyo gihe kizaba cyararenze ije gucyura abayo. Gusa ngo mbere yuko Imana irimbura mu banyabyaha hazabanza kubaho izamurwa, banza izamure abayikiranukiye, ubundi ibone guteza ibyo byago birindwi mw'isi ku bantu basuzuguye Imana bakanayivuga nabi, mbega muri make bakanga kuyikorera ngo bakore ibyo yishimira bagendere mu nzira yayo. Noneho urugero nk'iyo turebye hano muri Bibiliya ku gice cya 16 umurongo wa 2 haranditse ngo ubwo ni kuri bya byago birindwi Imana izasuka mw'isi ku bantu banze kuyikiranukira. Ku gice cya 16 umurongo wa 2 haranditse ngo uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mw'isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Ni ukuvuga ngo abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa, sinzi niba mubiziho iby'icyo kimenyetso cya ya nyamaswa, gusa nabyo nzabibazanira. Bafatwa ngo n'ibisebe bikomeye cyane. Hano umunsi ukomeje ku murongo wa 3 haranditse ngo uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'intumbi, ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Ndagira ngo ahantu muhumve mwitonze. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu cyose, uwo mumarayika wa kabiri, ni abamarayika ngo barindwi bazazana ibyago birindwi ku isi. Uwa mbere ngazaza urwabya rwe mw'isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bazafatwa n'ibisebe bikomeye cyane bibi. Kuvuga ngo muri Bibiliya niba handitse ngo abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bazafatwa n'ibisebe bikomeye cyane bibi, niko handitse. Mugende musome murareba, ni muri Bibiliya mu Byahishuwe ku gice cya 16 umurongo wa 2 niko handitse. Bibiliya ubwayo kuba yisobanurira ngo ni ibisebe bikomeye cyane bibi, bishatse kuvuga ko ariko twebwe abantu turabyumva tukabyirengagiza tukumva ko ari ibintu byoroshye. Ariko ku murongo wa 3 handitse ngo umumarayika wa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'intumbi, ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Ibi bintu murabyumva, ariko buri rimwe na rimwe bamwe na bamwe turabyumva tukabyirengagiza. Mbega twitaye cyane ku buzima turimo muri iyi minsi bwo muri iyi si, dushaka ubuzima bworoshye buturyoheye, ibintu bitatuvuna cyane, ariko tukirengagiza ubugingo bwacu, tukirengagiza gutegurira ahazaza heza h'ubugingo bwacu. Dukorera Imana. Gukorera Imana mvuga ntago ari ibintu bikomeye cyane. Gukorera Imana ntago ari ukuvuga ngo ni uko wagenda ngo ukaba umupasiteri, umuvugabutumwa, ibyo utanabishoboye. Genda uba Imana ku cyumweru ujya gusenga, wange ntukore iby'Imana idashaka, ukora iby'Imana yishimira, kuba utayisuzugura kandi n'amategeko yayo ukayaha icyubahiro, nturenge mbega ku by'Imana ikubuza gukora. N'ibyo ngibyo birahagije. Ntabwo gukorera Imana no kugira ngo ube pasiteri, ube umushumba mu itorero, mbega nyine nawe urabyumva. Kugukizwa ntukore ibyaha ugakiranukira Imana, mbega nicyo bivuga. Ikintu cyose ngo gifite ubugingo kiri mu nyanja cyose kizapfa. Ukomeje hano ku murongo wa 4 haranditse ngo nyine ni abamarayika, haranditse ngo uwa ku gice cya 16 mu Byahishuwe umurongo wa 4 haranditse ngo uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Ibi bintu uwa kabiri
oya, hano haranditse ngo uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Ni ukuvuga ngo ibi bintu turabyumva tukabyirengagiza. Rimwe na rimwe iyo twagiye gusenga tubyumva mu rusengero nk'ikibwiriza, ariko tukicecekera ntitubyiteho, mbega ugasanga wenda twabyumvise twumva uburemere bwabyo, ariko dusohotse mu rusengero twisubirira mu mirimo y'isi, muri bya byaha, mbega turongera dusubira kugwa mu mutego wa Satani. Reka mbibwire ngo reka tugendere mu nzira Imana idushakamo, twere kuba abanyabyaha cyane, umunsi natwe tutaba turi mu bo Imana izasukaho umujinya wabo kuri bya byago birindwi by'imperuka bizazira isi biturutse ku mujinya w'Imana. Kamubwire ngo wibuke gukanda subscribe, tukomeje kugenda nzana n'utundi tuntu tw'ubwenge. Kanda subscribe, sharing na comment, nyine uvuge ku bindi, uvuge ku kintu nyine wumva washaka kumenya, turakubwira nta kibazo. Murakoze.